reka nongere ngo ikaze ubu dukurikiye kuri Teladig News TV umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Inkuru iri kuvuga kuri ubu ngubu ni ibyishimo bikomeye ku bagore bo mu gihugu cya Saudi Arabia, aho kuri ubu ngubu bamaze kwemererwa gutwara imodoka ku mugaragaro. Arabie Saoudite rero ni igihugu cyari kitemerera abagore gutwara imodoka. Kuri ubu rero iki gihugu cyatunguranye cyemera guha abagore uruhushya rwo gutwara imodoka nyuma y'igihe kinini. Imyaka yari iciyeho abagore bahora batakamba ko bakwemererwa gutwara cyangwa bakwemererwa kuba bahabwa uburenganzira bwo gutwara imodoka. Kuri iki cyumweru rero abagore babifitiye ubushobozi biriwe mu mihanda yo mu mijyi itandukanye y'iki gihugu batwaye imodoka, dore ko nibwo bari bakimara kumenya itangazo ribemerera gutwara imodoka, aho ryasohotse kuri uyu wa gatandatu saa 12 z'umugoroba. Nyuma rero yo guha uruhushya aba bagore, biravugwa ko abarenga ibihumbi bashobora kujya mu muhanda batwaye imodoka vuba ahangaha. Rero ni ibyishimo bikomeye cyane ku bagore batuye muri kiriya gihugu nyuma y'igihe kinini barahejwe kuri ibi ngibi byo gutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Umugore rero ukora kuri televiziyo yitwa Sabika Al-Dosali aganira n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa yaje kuvuga ko uyu munsi ushobora kuzashyirwa mu mateka y'abagore bo muri Arabia Saoudite. Ni umunsi ngo w'amateka ku bagore ba Arabia Saoudite bitewe nuko byabaye nka surprise, byabaye ni nkaho byabatunguye cyane kuko bari barabisabye igihe kinini. Rero mu gihe cyo gutegereza igisubizo ni nkaho cyaje kibatunguye. Arabia Saoudite rero cyari cyo gihugu ku isi gitemereraga abagore gutwara imodoka. Kuba gitanze rero uruhushya birongera umubare w'imirimo ku bagore bakiriya gihugu, dore ko abenshi batanabonekaga mu mirimo igiye itandukanye bitewe nuko bari bafite ikibazo cya déplacement. Kuri ubu rero abagore bamaze kwemererwa no gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyari cyo cyose ku mugaragaro, mu gihe abandi barukuraga hanze y'igihugu ariko ntibemererwe gutwara muri iki gihugu. Kuri ubu ngubu rero urumva ko ni ibyishimo bikomeye, ngira ngo no mu mashusho murimo muragenda mubibona. Abagore benshi bagiye batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, moto ndetse n'imodoka. Reka nge nsoheze ahangaha n'iyi nkuru yashimishije abagore batuye muri kiriya gihugu cya Arabia Saoudite ndetse n'abatuye ku yindi migabane igiye itandukanye. Nkomeza kugushishikariza gusura urubuga teladignews.rw kuko niho uzagenda usanga n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Amazina yanjye ni Redemptus Hirwa. Komeza ugire ibihe byiza.